Kristo Yesu akuzwe. Dufite igihugu cyiza kiyobowe neza gifite umutekano. Niyo mpamvu ibyiza nk'ibi tubigezeho. Turi korali rero La Charité Saint Joseph, tugiye kubagezaho indirimbo yitwa Imbimbura kubarusha. Ni indirimbo yahimbwe n'umuhanzi w'umuhanga Kizito Mihigo ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2003. Iyi ndirimbo rero irarata ibigwi by'igihugu cyacu. Ni indirimbo rero yahimbwe n'umuhanzi w'umuhanga, ikaba igiye kuririmbwa kandi n'abahanga. Mwihera ijisho, mutega amatwi, mwumve ubutumwa bukubiyemo mu Kinyarwanda cyiza cyuje imvugo ya gihanga. Mukurikire. When you
cyane wowe Rwanda nziza nyamamare unyura twenyamibwa abahanga biyongere kugeza ubwo tudashobora kubara umubare wabo maze twese tuvuge tutingeye natwa mu mahanga yose rambagira cyane Rwanda nugaho rambagira cyane wowe Rwanda nziza nyamamare unyura twenyamibwa abahanga biyongere kugeza ubwo tudashobora kubara umubare wabo maze twese tuvuge tutigeye natwa mu mahanga yose Rwanda yacu ushaje kimwe ushaje kimwe ushaje kimwe ushaje kimwe ushaje kimwe Rwanda yacu ushaje kimwe ushaje kimwe ushaje kimwe ushaje kimwe ushaje kimwe muhanika amajwi yanyu Hanika amajwi yanyu muyayobore kuri rwe iyo mwumva tureremba kuko isambu irara kandi izahore vuba mu mateka y'isi mu mahanga yose Rwanda yacu nziza Rwanda yacu nziza buri munsi nzajya nkwibuka uko nishimye uko nishimye nzajya niga mu birunga amasimba arabagirana ya mirambi yo mu mataba meza ya migezi mu bishanga byawe mbese umuco wacu wawukurahe ko nta handi uboneka muri iki gihe natwe nitububahiriza zaduha guseruka duseruka n'uburere n'ubumenyi nyakuri uteruye abanyamutsiko abanyabukorikori weyambire narwize ndirimbo ndetse no mu mahanga uraririmba n'ubuhanga njye mvuga gusa ntibagiwe impamyabumenyi zawe buri gihe uza ku murongo wa mbere wa mbere wa mbere rwego rwari 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 ukamenya ntigatera inyuma wari jyambere rwego abo warazimuyobe tukugane turirimba turakuganye ndangamirwa wegerwa tuzagutaramira tugutera ingabo mu bitugu tuzagutaramira
Amen.
amashyi menshi kuri korali la Charite. Ubu se ngira icyo mvugaho? Reka dutegereze icyo abacacu baza kuvuga. Ni igitaramo nyine. Iyo ari muri liturujia ni muririmba indirimbo zifasha abakristo gusingiza Imana, ariko nimba ari igitaramo ni muririmba indirimbo igaragaza ko dufite ubuhanga muri muzika, tunashaka no gukomeza gutera imbere. Urakoze cyane. Hanyuma ikindi tuvuge ku organiste twagize muri iri rushanwa. Ubwa mbere nari mvuze ni gutegura indirimbo, wasangaga wenda nka korali yateguye indirimbo bakaririmba neza rwose, uburyo bwo ku executing indirimbo, mise en scène, amajwi ni meza, ariko amanota akagabanurwa n'iki? Akagabanurwa nuko bahisemo indirimbo y'inyikirizo n'ibitero. Ubwo ninzajya mvuga icyabaye gutyo, korali zajya yiyumva. Ugasanga korali abacuranzi mu ndirimbo ziri monotonike nka ziriya zitari classique, uhambwira gute ukuntu umucuranzi ava muri game nimba yarateguye, akava muri game none agahita nabyihorera gucuranga ntanirirwa n'abashakisha? Uwo muntu yarateguye. Abacuranzi rero namwe mwikubita agashyi mutegurane n'abaririmbyi. Biraba atari ko bigenda no mu ndirimbo za liturujia, ngo usange muhurira na korali mu mwanya wo kuririmbiramo, muhurire mu misa muhita mutangira execution y'indirimbo. Abacuranzi bagiye gushyira imbaraga noneho mu gutegura. Aba maître de chant rwose turabashima cyane cyane. Muze kumpera amashyi umudirigente wo muri korali Sainte Cécile. N'abandi bayobozi b'indirimbo muri rusange, wabonaga ko bateguye abaririmbyi babakurikira, ukabona yuko barimo baririmba ibintu bateguye. Ikindi rero, ubushize twari twavuze ko iyo ugiye gutegura indirimbo yo kujya mu irushanwa, utegura indirimbo yujuje ibintu byose. Indirimbo irimo orchestration igaragaza ko abacuranzi bakoze, indirimbo irimo rwose ibyo abaririmbyi bagomba kuririmba bigaragaza ko nabo bakoze, indirimbo irimo abasoliste. Ubutaha ni ukuzabigenza gutyo noneho tukuzuza 100%. Twabigenzaga gute kugira ngo rero dutange amanota? Umujaji wa mbere mu kanama nkemuramaka, umujuriste umwe yatangaga amanota kuri buri korali akurikije bya bice twagiye tuvuga, hanyuma undi akaza gukora igiteranyo, hanyuma ubundi tugafata ibiteranyo by'amanota uko ari batatu babonye, tukagabanya gatatu tukabona moyenne. Icyagaragaye nuko amanota twagendaga tubaha twese yajyaga kungana. Nshimira ikipe ya jiri twafatanyije, babikoze neza, nabo mubaha amashyi. Harumbwiye aturimo uratwikicisha amatsiko, oyayo reka koko noyayo. Hanyuma mbanze mbabwire uko mwarushanyijwe, hanyuma nsubize ijambo umuhuza w'ibiganiro aze kuduhamagarira padiri mukuru atubwire igikurikiraho. Reka munshimirire korali Sainte Cécile iri ku mwanya wa 7 n'amanota 63. Amashyi menshi kuri Sainte Cécile. Hanyuma ku mwanya wa 6 hari Chorale Saint Dominique n'amanota 63 n'ibice 2. Ku mwanya wa 5 hari Chorale Saint Emmanuel n'amanota 68%. Ku mwanya wa 4 hari Chorale Imbuto n'amanota 68 n'ibice 3. Ku mwanya wa 3 hari Chorale Saint Kizito amanota 72 n'igice kimwe. Amashyi menshi kuri Saint Kizito.
mwanya wa kabiri hari Chorale Pueri Cantores n'amanota 78 n'igice kimwe. Hanyuma rero Chorale iri ku mwanya wa mbere ni La Charité, Chorale La Charité n'amanota 79 n'ibice bitanu. Murakoze cyane rero turabashimiye. Murakoze cyane kugira ngo ducunguze uburyo mwete, reka dufatanye hanyuma mushyirizwe ibihembo nk'uko kuri gahunda byari bipanze kandi dukoresheje igihe gitoya gishoboka. Tugiye guhera rero ku makora ibigo by'amashuri kugira ngo abana basubire mu ishuri, hanyuma tuze guherutsa amakorali y'abakuru cyangwa se asanzwe. Turahera kuri korali ya Ruhango Katolike yabaye iya gatanu igira amanota 88. Nitambuke hanyuma irahembwa na perezida wa komisiyo yateguye amarushanwa. Hanyuma eseki ibe bugufi, dusabe Faratiri aduhembere eseki.
yabaye iya kane igira amanota 85 barakoze cyane kandi bakomerezaho ubutaha bazaba ba mbere. Gatatu Ecole Sainte Trinité. Ecole Sainte Trinité irahembwa n'umuyobozi w'amakorari muri Paroisse François Habiyaremye natambuke. Hanyuma iyabaye ya kabiri ni Lycée de Ruhango ku manota 87. Lycée de Ruhango irahembwa na Vice Perezida w'inama nkuru ya Paroisse Nzayino Pascal. Mutambuke arabahereze. Hanyuma reka duhamagare padiri mukuru aze aduhembere. Padiri mukuru araduhembera korari yabaye ya mbere GS Indangaburezi. Korari yabaye ya mbere muri korari zo mu bigo by'abanyeshuri ni korari ya GS Indangaburezi. Padiri aratambuka baduhembere. N'ubundi padiri atarava hariya ahita duhembera korari la Charité. Aha murakoze cyane. Reka duhere Ruhango Katolike ntago bayihembye. Reka dusabe Sainte Cécile tambuke. Sainte Cécile utambuke mushyirizwe igihembo n'umuyobozi wa komisiyo yateguye amarushanwa ari kumwe na Faratiri. Muhagarare hariya. Hanyuma Saint Dominique irakurikiraho irahembwa. Yego n'ubundi umuyobozi wa komisiyo yateguye amarushanwa ari kumwe na Faratiri muraduhembera Saint Dominique. Saint Dominique irakurikirwa n'Imbuto. Korali Imbuto irahembwa n'uhagarariye amakorali muri Paroisse na Padiri mukuru. Imbuto impinduka gatoya. Imbuto irahembwa. Reka tubanze Emmanuel yahageze. Yego korali Emmanuel niba yahageze. Sabe ababikira batambuke hamwe na Vice Perezida w'inama nkuru ya Paroisse Nzayino Pascal. Muraza kuguma aho ngaho n'ubundi kugira ngo mudufashe guhemba na korali Imbuto. Korali Imbuto batambuke. Mansera mugumeyo muduhembere na korali Imbuto. Korali Imbuto. Hanyuma korali Imbuto nimara gushyira igihembo cyayo
turasaba korari Saint Kizito irahembwa na padiri ndetse n'uhagarariye amakorari muri paruwase. Padiri mukuru yego. Yego uhagarariye Saint Kizito ni mutambuke munyaruke rwose. Hasigaye korari ebyiri. Korari Pueri irahembwa na padiri mukuru. Turasaba rero mutambuke namwe munyaruke muze. Faratiri natambuke. Padiri mukuru araduhembera korari la Charite anadusoreza n'isengesho nk'uko twabibabwiye muri gahunda. Kristo Yesu akuzwe. Ngo mbere yuko korari yabaye ya mbere ihembwa, mfata akanya mbashimire mwese, kandi nk'uko mwabibonye nta korari yabaye ya nyuma. Nimureba neza ibihembo mwahawe urasanga ari ibitabo birimo indirimbo zigezweho nziza kandi zitandukanye. Icya kabiri, nta korari ebyiri cyangwa eshatu zahawe impano imwe. Bivuga ngo rero icyo mufite gishobora gukenerwa n'undi. Kristo Yesu akuzwe. Muri kubyumvara impano mwahawe ntabwo mwese zimeze kimwe. Impamvu nta yindi ni ukugira ngo dufashanye twese, izo muzamenya, izo korari yindi izamenya, zizabe ari umusaruro w'indirimbo nyinshi. Izi mpano muhawe ni ibitabo byanditswe mu buryo butatu n'indirimbo eshatu zitandukanye. Icya mbere ni icyandikirwa muri filozofi ku muhano mu iseminari nkuru, harimo abari busange babifite. Ibindi ni ibyandikirwa mu Nyakibanda, harimo abari busange babifite, ariko byumvikane ko uwa mbere n'uwa kabiri bafite iby'akarusho. Ndagira ngo rero izo mpano mwahawe uyu munsi zizaduherekeze, twige kuririmba neza, ziri no mu manota, yewe tuzanafashanya no kugira ngo tuzimenye. Icya nyuma najya ngo nsorezeho, mu makorari yose yo muri paruwase hari umuntu twibikiye tuzahemba ku munsi mukuru w'ubunani. Cyagiye tuba duhemba abakristo bose muri rusange, hari umuntu twibikiye tuzahemba icyo gihe. Ndumva tuzasobanura impamvu twamuhembye icyo gihe, kuko amaze kuba rwose umuntu wateye imbere mu makorari. Tuzamuvuga icyo gihe. Kristo Yesu akuzwe. Amatsiko nashaka menshi, ariko muzabona mu tuzahemba nk'uko tubikora, hazazamo umuntu uvuye mu makorari. Ndagira ngo nsabe Imana n'ibikidutije ubuzima nk'uko twabisezeranye, abantu bazaba ba mbere inshuro eshatu bikurikiranya
bazahabwa igikombe. Abantu bazaba aba mbere inshuro 3 bikurikiranya bazahabwa igikombe. Uyu mwanya rero wa la charité babaye aba mbere, uyu mwanya ni mubura, ubutaha muzaba musubiye hasi. Ndagira ngo rwose mu ntiza amashyi tubashimire rwose. Hari wavuze ngo padi ngo barababereye, nibyo ra? Oya, nimwegere hano mufate ibihembo byanyu rwose. Muzatwibutse uzatwara igikombe inshuro 3 azahabwa igikombe rwose, nabo bazatunga bakishimye. Ariko tubashimire. bafata na certificate